tuzarwubaka abanyarwanda turugero paradizo isi yose we tuzarwubaka umukomere mu mashyi icyambere ni ukugira gute kwiga icya kabiri ni discipline icya kabiri ni iki discipline icya gatatu ni ukubaha Imana ihoraho kubaha Imana igira gute ihoraho ubwo rero ndashaka ngo tuganire buri muntu wese mujya mbona abana bataye amashuri yego babita ngo iki irindi noneho kababwira mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali abataye amashuri tubita amazina ngahe atatu Inzererezi Mayibobo Marindi oya rekera ikindi mu burengerazuba n'amajyepfo abana bataye amashuri muzi kuntu babita muzi kuntu babita abuzukuru ba Satani abuzukuru bande mu burasirazuba uzi kuntu babita mu burasirazuba babita Imarata abana bataye amashuri babita iki Imarata rero nk'abana bacu b'abanyarwanda ntabwo dushaka ko ba Mayibobo ba Marini Inzererezi abuzukuru ba Satani n'Imarata ayo mazina ntabwo tuyashaka yego tugomba kuba abana b'abaki b'abanyarwanda siko bimeze yego icya kabiri ni discipline iyo udafite discipline buri secteur yose no kurya bishanga ujye ufitemo discipline mujya mbona abana bacuracuranwa ku gikoni yego nano mugira igikoni yego mubona abana bangiza ibyo kurya nabyo bisaba kugira discipline sibyo uyu mutungo urutoki uwo nguwo muveho urumva tugomba kugira iki discipline ukiga ufite discipline ugakina ufite discipline ukajya mu muhanda ufite discipline urumva neza yego mujya mbona abana basaba rifite imodoka babonye wowe wantwaye iyo ntago ari discipline iyo ntago ari iki discipline uwo muntu ubwiraga gutware ubuze ari bugutware he birumvikanye yego noneho dore turasatira gusoza umwaka mugomba kugira discipline mugakurikirana amasomo mukiga kuko icyo babatumye hano ni amanota na iki amanota birumvikana yego icya gatatu ni ukubaha Imana yo mu ijuru urumva neza yego kuva kera abanyarwanda mujya muba ko tugira Imana rurema Imana gihanga yahanze u Rwanda iyo Mana rero ntago bayanura imvura iguye iyo Mana ntago bayanika akazuba karashe iyo Mana turimo kubabwira ni yabambye kirere ikadendeza inyanja iba hejuru y'ijuru siko bimeze yego mujya musenga yego mujya musenga iwanyu yego baba iyo rero tuvuga Imana duhuriyeho ni Imana yaremye ijuru n'isi natwe yaturemye siko bimeze yego twongera tukababwira ibindi bintu dukunda kuvuga kenshi aho dusuye amashuri ndenda mwebwe nibo bwa mbere tugeze hano abandi bo nzambabaza ibibazo ko basanga babizi urabona zino ntoke eshanu yego nawe urazifite yego bonfi urazifite zamura turebe hari intoke eshanu aha runo rutoki barwita ngo iki igikumwe ngiye kubabwira irindi zina rwo muzajya urutu rwita amakuru meza amakuru meza kuko Imana yadukunze igatanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizere murakoze cyane ayo ni amakuru meza ikindi amakuru meza uburezi kuri bose amakuru meza uburezi kuri bose amakuru meza kubera yuko mwahoze munabivuga hano ko tugira school feeding naciye hari agemba nazengurutse nabonye igikoni kimeze neza cyane siko bimeze yego urango biriya byo kurya babitekera abatwara imodoka ku muhanda babitekera bande ayo si amakuru meza se yego intore intore umutoza w'ikirenga niyo soko tuvomaho aho niho
urumva rero harimo ijambo umutoza w'ikirenga niwe soko tugira dute. Rero twebwe nk'abanyeshuri ba Nonko tugomba gukurikiza ibyo umutoza w'ikirenga atubwira, sibyo? Umutoza w'ikirenga atubwira kwiga, umutoza w'ikirenga atubwira kugira discipline, umutoza w'ikirenga atubwira kuzubaka u Rwanda rwatubyaye. Murumva neza? Yego. Muramuzi umutoza w'ikirenga? Yego. Ninde umuzi neza ngarambura ukuboko? Navuze ngo urambura ukuboko, sinavuze ngo uvuge. Uramuzi? Ngavaye muvuge cyane. Kandi umuvuge neza. His Excellency Paul Kagame niwe mutoza w'iki? Niwe soko tugira dute. Ubwo rero iyo ufite Imana yo mu mutima warangiza ugakurikiza ibyo umutoza w'ikirenga tubwira, wubaka u Rwanda rwakubyaye. Siko bimeze? Amaboko yawe nubwo yubaka u Rwanda rwagize rute? Rwatubyaye. Uru rutoki muraruzi? Mutetse murebe hano. Ndashanga umuba bukuri. Ninde mwana w'abarimu be bakunda gutunga runo rutoki buri munota? Aho uciye mwarimu akagutunga kagatoki. Kagatoki ninde bajya bagatunga cyane? No mu rugo barakagutunga. Rata bo bahifu. Nabara. Kagatoki bakita amakuru mabi, amakuru mabi. Amakuru mabi. Gutwara ikayi n'ikaramu bitari ibyawe ku ishuri ni amakuru mabi. Gukubagana ni amakuru mabi. Kudakora dovari ni amakuru mabi. Kurwana ni amakuru mabi. Mujya mbona abantu bazamura kane gatoki konyine? Yego. Aka gatoki konyine mujya mbona abantu bakazamura? Yego. Iyo bakazamuye baba bavuze iki? Bavuze fa. Okay. Ni amakuru mabi. Kazamura konyine ni amakuru mabi. Kuko umutoza w'ikirenga nabatubwira ngo tugende duha abantu faka. Ntabwo bimeze. Rero ibikorayo ni amakuru mabi. Guta ishuri ni amakuru mabi. Amayibobo ni amakuru mabi. Inda zitateganyijwe ni amakuru mabi. Kanyanga ni amakuru mabi. Kineri ni amakuru mabi. Urumogi ni amakuru mabi. Kore ni amakuru mabi. Kuko ni amakuru mabi. Yuko bose bakoze ibyaha nibashyikira ubwiza bw'iki? Imana. Nta mwarimu wigisha gutukana, nta n'umwarimu wigisha gukubagana. Mwisanga mwabikoze kubera yuko Satani yanduranye. Uru rurerure turwita amakuru mabi cyane kubera iki? Kuko ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Ibihembo by'ibyaha ni iki? Urupfu. Utangira wibikayi n'ikaramu, wakuru ukiba amafaranga bakagushyira habugenewe. Sibyo? Yego. Utangira wizanishwa inkundo zidasobanutse. Urumva neza? Hano harimo abatangiye gukundana muzi. Mutabatunga iniki. Bra. Ubabwire ngo ni amakuru mabi. Ntabwo hano badutumye abasheri, ntabwo badutumye n'utubebe. Badutumye iki? Amanota. Urumva? Kwiga. Ibihembo by'ibyaha ni iki? Utangira wimenyereza gukora ibyaha, wakura byinshi bikakumerera nabi. Tugeze ku rutoki ruturwita igisubizo. Uru ni igiki? Igisubizo cy'ubuzima bwawe ni wowe ugifite. Ni wowe ufite igisubizo cyo kutaba amayibobo, ni nawe ufite igisubizo cyo kuzaba doctor nangwa se engineer. Igisubizo ni wowe ugize gute? Nimutiyandarika muzubaka u Rwanda. Sibyo? Aka kanyuma sasa niko guto. Aka tukita icyo tugomba gukora. Icyo tugomba kugira gute? Icyo tugomba gukora ngo tuba abaganga nuko tuziga. Icyo tugomba gukora kugira ngo tube abanyarwanda bakenewe nuko tugira discipline. Icyo tugomba gukora kugira ngo twe kuba abakonsomateri mu gihugu cyatubyaye nuko tugomba kwiga. Urumva neza? Tukagira discipline, tukagira Imana hehe mu mutima, tukazaba abanyarwanda bakenewe bubaka u Rwanda rwagize rute? Rwatubyaye. Icyo tugomba gukora ni ukwizera Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Sibyo? Ubwo rero dusatira dusoza
icyatuzanye hano ni ukubabwira ibyo bintu. Sinongera kuvuga, mugiye gusubiza zino ntoki. Nabanje kubabwira ibintu bitatu. Icya mbere ni iki? Kwiga. Kabiri, discipline. Gatatu, kubaha Imana ihoraho. Uruto cyarwita ngo iki? Amakuru meza. Urunguru. Amakuru mabi. Urunguru. Amakuru mabi cyane. Urunguru. Igisubizo. Rwanyuma. Icyo nashobora gukora. Hanyuma tugomba kugira ubwenge hehe? Mumutwe. Tukagira amafaranga hehe? Mumufuka. Tukagira Imana hehe? Mumutima. Sibyo? Yes. Ubwenge he? Mumutwe. Imana he? Mumutima. Amafaranga he? Mumufuka. Tugiye rero kubasengera. Aho dukumirize dusenge. Mana yacu, turagushimiye kubw'abana bacu, abana biga hano muri Nonko. Tugushimiye kandi ko waduhaye abana beza b'abahungu n'abakobwa. Tugushimiye kubw'abarezi babo. Turagusabye kugira ngo ubahe ubwenge, ubahe kumenya kandi ubahe n'amafaranga. Turabasabira umugisha kugira ngo barusheho kugira ubusabane n'abarimu babo kugeza igihe basoreje amashuri bakajya gukora inshingano Imana yabaremeye. Mu izina rya Yesu tubambaje, amen. Twongeye kubashimira ku ikaze mwaduhaye mu kigo cyanyu. Imana ibahe umugisha. Rero nk'uko twari twabibabwiye, icyatuzanye hano nta kindi ni urukundo. Ni urukundo. Dufite igikorwa cy'urukundo kiba muri twebwe. Ni ukuvuga ngo nk'uko mwatubonye tuza hano muri rusange, by'umwihariko njye n'umutware wanjye uyu nguyu twifuje tujya mu bigo duha abana bakeneye inkweto cyangwa se bakeneye ibindi bikoresho. Yenda hari undi munsi tuzaza tubazaniye ibindi muzaba mukeneye uko Imana izaba yadushoboje. Uyu munsi rero cyadushobokeye ni ukubabonera inkweto. Tukaba twifuza ko nk'uko mwari mwaduhaye lisite, abo bana umuyobozi yadufasha akagendera kuri lisite. Twazanye nyinshi. Ni ukuvuga ngo kubera ko ibice biba bitandukanye, ushobora kuduha igice cy'umwana inkweto akeneye, ariko wajya kureba ugasanga ntabwo imukwiriye. Niyo mpamvu twazanye nyinshi kugira ngo murajya mureba kuri lisite, hanyuma umwana aze arebe imukwiriye. Hanyuma rero icyo gikorwa ntekereza ko twagitangira. Imana ikabaha umugisha. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Aho mwakuye ihakure kenshi. Turabasuhuje abakunzi bijwi ry'icyizere. Nk'uko mwakomeje kubibona hano, byari ibirori. Twasuye abanyeshuri biga mu kigo cya EP Nonko. Nk'uko mwakomeje kubibona rero, si ibyo gusa, ahubwo twagerageje no kwegera abanyeshuri bamwe na bamwe mu batari bafite ubushobozi cyangwa se bari bafite ibyo bakeneye by'umwihariko nk'inkweto. Twagerageje kugira ngo tubafashe kwambara, nibiba ngombwa turaza kuganira nabo twumve nimba bafite n'ibindi byinshi bagiye bakeneye. Nk'uko muri kubona rero, barasa neza, baranezerewe, bafite akamwenyu ku maso. Niyo mpamvu tugiye kuganira na bamwe muri aba banyeshuri kugira ngo bagire icyo batubwira, by'umwihariko batubwire nuko babyumva. Amakuru yawe? Yes. Ukwita nde? Ndatinze Gift. Gift, kuba wambaye gutya urabyumva gute? Ndabyumva nishimye. Bimfasha kumva numva nishimye. Utu dukweto baguhaye uratubona gute? Banza turebe. Twese. Niki ugiye gukora kugira ngo ujye uhora usa neza nk'uko babigusabye? Nzazama mfite isuku. Hari ikiganza babigishije, urakibuka? Gira icyo kitubwiraho. Batubwiye ko dufite ikiganza kiriho intoki 5, sibyo? Twabonye ikiganza, urutoki rw'igikumwe rusobanuye. Reka tubaze muri mwebwe, ninde ubyibuka? Wowe
Witwa inkuru nziza, inkuru mbi cyane, igisubizo, icyo nzaba. Good. Kuki ugomba gukora wowe wiga mu kangahe? Mu wa mbere. Nicyo ugomba gukora nk'umunyeshuri wiga mu wa mbere? Ngomba gukora, kubaha no kwiga. Baguhaye inkweto uriyumva gute? Ndiyumva neza. Nicyo wabwira umuntu waguhaye inkweto? Namushimira cyane, yadukoreye. Niki ugiye kongeraho, n'iki uri bubwire umubyeyi akakongerera kuri izi nkweto baguhaye kugira ngo ubusa neza nyine nk'umunyeshuri wiga muri Epinonko urabo ugomba kuba wambaye gute? Ngomba kuba nambaye neza, nsa neza. Usa neza. Ukuntu wambaye noneho harabura hiki? Amasogisi. Socks nizo ugiye gushaka kugira ngo uri umunyeshuri wambaye neza. Murakoze bakunze bijwi ry'icyizere nk'uko mwakomeje kubyumva. Aba ni abanyeshuri bamwe mu bambitswe imyambaro y'inkweto. Si ibyo gusa, twagerageje no kwegera umwe mu barezi nawe hari icyo yigize kubivugaho kuko nawe turabarumukije cyane. Murakoze cyane. Turi kumwe nande? Nitwa Teacher Yusufu Ntibahuje nayo. Twaje mu kigo cyanyu, twaje kubasura, by'umwihariko twazanywe n'ibintu bigera muri 2. Twaganirije abanyeshuri ku bijyanye no kwirinda ibiyobyabwenge, guta amashuri ndetse no gutwara inda zitateganyijwe. Si ibyo gusa, hari n'igikorwa tumaje gukora cyo kwambika abanyeshuri imyambaro izwi nk'inkweto kuko twabonye ko ari cyo kintu bari bakeneye cyane. Ese mwabyakiye gute? Niki mwabivugaho? Ubusanzwe ngira ngo iyo umuntu afashije wenda atari n'abana gusa, ubwabyo ni igikorwa cyiza kandi buriya n'Imana idutegeka gufasha abakene, abatishoboye, by'umwihariko ni ikintu ubukoze. Imirimo ntago ugihemberwa ku isi gusa, ahubwo ugihemberwa no ku munsi wa nyuma cyangwa se ku munsi w'imperuka ku babyemera kuzabaho. Rero ntekereza yuko abana buriya ntago bibagirwa, kandi abana iyo ufashije abana ubu kubigiye inshuro ntazi imigisha uzakorera wenda ubuzima bwawe bwose kuva ukiri ku isi. Rero ntekereza ko twishimye kandi mwakoze cyane. Tugarutse gato inyuma ku nyigisho zatanzwe mu kurwanya ibiyobyabwenge, ese muri kino kigo cya Epinonko haba hari nk'abanyeshuri mwagiye mubona bajya bagaragaza kuva mu mashuri mukagerageza kubagarura? Ubusanzwe ibiyobyabwenge byo ntago birangwa hano iwacu, kuko ahangaha dutoza abana ikinyabupfura, kubaha by'umwihariko, kandi si ahangaha gusa birangira niyo bageze mu ngo zabo cyangwa iwabo. Hari ukuntu tugira na communication n'ababyeyi. Rero abana bacu baritonda kandi barubaha, ntago banywa ibiyobyabwenge. Wenda kuva mu ishuri ko ntago dukunda kugira izo case nyinshi, ariko n'abagiye wenda bavamo twagiye tubagarura. Ubu nta mwana dufite wavuye mu ishuri. Muri Epinonko iki cy'umwihariko mufite murusha abandi ibindi bigo, by'umwihariko bimwe na bimwe bigenda bigaragaramo abana bata amashuri? Hari n'abagaragaza ko abakobwa baho batwaye inda zitateganyijwe ndetse bagakoresha n'ibiyobyabwenge. Bamwe n'ubuhe mwihariko murusha mwebwe ibindi bigo, n'iki mukora kugira ngo mubashe guhanduringa ibyo bintu bitabagaragara mu kigo cyanyu? Umwihariko wacu nta wundi, ni ukwegera abana tukabaganiriza, tukamenya amakuru y'abana ku gihe, tukaba inshuti z'abana. Burya iyo umwana wamwegereye mwabaye inshuti, ukamenya ubuzima bwe imbere na mbere, ni byiza kwigisha umwana uzi. Buriya kwigisha umwana utazi ntago ushobora kumenya background yiwe. Umenya aho umwana aturuka, ukamenya aho umwana ava, nawe ukamenya uko umutwara. Bityo rero bituma tumenya abana, kandi ibyo bibazo byose, izo kesi zinda zitateganyijwe, ibiyobyabwenge, ugasanga hano iwacu ntago bihari. Ahubwo umwihariko wacu by'umwihariko ni discipline ndetse no gutsinda, kuko hanga abana bacu baratsinda neza rwose. Murakoze cyane. Nitwa Ntambara Moses. Hanyuma ijwi ry'icyizere akaba ari cano twafunguye mu rwego rwo guha abantu icyizere, cyane cyane abantu bababaye, abantu bakennye, abantu bashaka ihumure, kuko Imana iduhamagarira gukora uwo murimo. Ubwo rero turi hano kubera iyo mpamvu, ari nayo mpamvu twifuza ko n'umuntu wese utubona cyangwa utwumva ashobora kwiyunga natwe
mu rwego rwo kugira ngo ashyigikire uwo murimo. Ubwo rero nta magambo menshi, nicyo tubereyeho. Igihe hari abantu bababaye, hari undi muntu ufite uburyo ashobora gufasha abo bantu bababaye, ariko uramutse ufite ubushobozi bukeya tukabuhuza tukabafasha. Nk'uko mwabibonye, aba banyeshuri twasuye twaje mu rwego uyu munsi twakoze igikorwa cyo kubambika inkweto ariko no kubaha impanuro. Ubwo rero nawe utwumva cyangwa utubona ushobora kwiyunga muri uwo mujyo tugakora uwo murimo, Imana ikaduhana umugisha. Ese nk'umuntu bakurikirana usanzwe gukurikirana ijwi ry'icyizere, ni nawe afite umutima wo gufasha, yababona hehe bidaciye kujya guca muri commentaire? Ese yababona gute? Ese we uwo mutima ndetse n'uwo muhate yawusohoza ate? Twebwe aho tuboneka dutuye ku Gisozi, ariko dushobora gukorera ahantu hose mu Rwanda aho tubonye amahirwe yo gufasha abo bantu, aho baba baherereye hariho hose twahagera kugira ngo dushobore kubafasha. Adresse yacu hari amatelefone dukoresha 0788 58 12 20 na 0788 23 19 82.